Jesca. Peters. Biramuhira. Makuru. Urabizi ko ari mwiza. Rero bimenye ko uri mwiza. Ariko uzi ko naguhindura ubuzima. Bitose rwose. Naguhindura ubuzima, gushakira akazi keza, no gucuruza, ubundi ukavamo ubonye. Bitose. Ahubwo se ufite nk'agaporoje ukunda, n'ibintu ukunda kuba wakora, yenda basi nkageraho ntekereza bizinesi yawe. Ubwo ndabifite wese ndagutamba wabuje. Zikamubuje se byamubuje kandi tubyore. Kureba ku byacu njye nawe twembi. Sinakamenya ko ari Kitsi uri umukobwa mwiza, Jesca umukobwa mwiza. Naguhindura ubuzima. Ntabwo ngiriye neza wabikoze. Urabyumva ute se? Nzumva neza. Nyine kuri izo poroje zawe nyine ukunda utekereza, ugenda uzitekereze, uzambwire noneho nzihere aho arizo nteraho nyine mushakira icyo gukora, sibyo? Uve mu buyobozi. Cyangwa urakoze rwose. Rero ntabwo umeze neza cyane. Haraburikiza. Kuri iyi minsi nibwo natekereje cyane ikintu nakora, ariko narakibuze. Gusa haratekereza nari mfite bijyanye na bizinesi. Yego ndakora. Iyo bizinesi niyo natekereje yo kugura amatagisi, akajya ku icumi akajya akora mu muhanda, ashaka n'abashoferi. So sinzi rero nkajya no kwandikisha, ngashyira muri processes, sinzi no kubyumva neza. Ni agatekerezo keza kuko ubundi urabona hari business zitazi zihomba, surtout ibintu byo kurya amaresitora, même na transport, nta gihe abantu bashobora kurekera gukoresha transport. Numva ari igitekerezo cyiza, ahubwo wateganyaga kubikora mu buhe buryo? Kugura imodoka nshyashya cyangwa ushaka gukoresha nakora akazi bayi? Okay, nta kibazo bitwaye mwana. Naho ngewe ibyanjye imbwa zabirwaniyemo, uribuka za feri nakubwiraga zo muri Congo nakoragayo? Ndabyibuka. Amezi abaye nk'angahe kabisa ibintu byarazambye kubera ona utubazo twajemo hagati y'ibihugu byombi byafekse business zanjye ku rwego rwo hejuru. Ndi kugerageza mbere icyo nakora hano, ahubwo kugira ngo nzakenera igeza hano mu Rwanda njyewe nakubwira ko bikorwa, ariko nanjye ntabwo birenze ibyanjye. Sinzi nta gatekerezo naguha, sinzi ko wakumva wowe. Oya njye mbona tutayari ubizi kuva kera ibyo twagiye dukorana ko ziradiyo zahara ko nzizi ko zijya ari mu kinombe kazi. Ubusanzwe ziba zirya, ariko muri iki gihe habayemo utubazo nyine, kandi urumva niba bitambutseho ntacyo nshobora kwigaya kuri byo kuko nakoze icyo nagombaga gukora. Ariko ahubwo hagati aho amakuru y'umugore wawe. Umugore wanjye rero niba mbona yacitse intege, niba mbona bafite utubaraga dukeya, ubwo yararyamye, niyo mpamvu nyanza kwiga mubyutsa. Oya nta kibazo, nzamusuhuza ubutaha, na cyane ko amasaha yajyanye ngomba kugenda. Gusa felicitation, ntabwo nzi ko mutwite. Byari byo byose nzagaruka wamperekeza nkubonyeho,
waperekeza agataha nta kibazo ariko mugeze hariya urakoze cyane naho se wa mugabo we ngira ngo ibintu byo hirya hariya rero abantu batabibamo baba bazi ko bikimeze nka kera ikintu kigenda neza ariko buriya byarazanye n'igihe mperukirayo habayemo utubazo kwamburwa ko mbona se akamwenyeri gakeya kandi witegura kwakira umugisha mwategereje igihe kinini ukaba uracyuriye ko ngewe nanze gushaka ariko nanjye ni vuba nubwo ibyo ari byo byose ntaragera igihe cyo kubishyira hanze mu buryo bukwiriye ariko ntabwo ari kera nanjye kabisa ntabwo nakubwira ngo kuraje cyane kuraje nyine nimba ari umuhanzi ugiye guhitamo none se ubona business dukora rimwe na rimwe hari igihe ukora ko bikaguha amafaranga menshi ariko kubera ko nta nshingano nyinshi wigeze wiha buriya kurongora ni kimwe mu bintu bikongerera inshingano bigatuma ushobora kuba hari ikintu kizima ushobora kwakira bajyaga bavuga ngo niba na ba sekreteri n'abajyanama ni ba manager ubundi nibo bantu bashobora kukumanaginga bigakunda sinzi uko we uri kubitekereza nakubwira ngo none se umugore ibyo ari byo byose ariko ntabwo yakabaye yigunga gutya muri ibi hari matwike kuko ngira ngo cyari igihe cyiza cyo kuba wamuba hafi akanamwenyura ku buryo n'umwana abona urukundo rw'ababyeyi bombi Jesca! Shobuja ari hehe? Kirahari ariko hari umuntu yaraherekeje umushuti wawe yaje kumusura. Okay. yatangiye kujya mbona ntakindukira ntakinyishimiye rero buriya njyewe nzamuca inyuma kandi oya mwana ntabwo ibyo ari byo byose nawe ufite kuba wamwumva kuko ntabwo inda iri mu mezi 6 ntabwo ari ikintu wakabaye ukimurenganyiriza kuko nta mbaraga afite cyangwa siko mbona ntabwo ari ikibazo cy'imbaraga ntabwo mbona agira amasatima nka mbere uko ibyo ari byo byose uri umuntu w'umugabo sibyo byihanganire naho kumuca inyuma byo byaba bisakirire reka ngende ibyo ari byo byose muri iyi minsi twapanga tugahura tukabiganira ariko ubitekereza ibyo bintu ntabwo ari byiza ko wamuhoza ku nkeke y'ibyo bintu n'ibihe yibereyemo bigirira umwana wawe byibuze imfura yawe izavuke yishimye saba igiriye amahoro sawa ibihe byiza ese yuke ni Patrick uramushakira iki se ni Patrick ni umushuti wanjye Sheri ese kuki usigaye muka inyuma y'ibyaha byatetse nahise kubera iki nagukoze iki nese Sheri ubu ngubu urimo kubona ariko byari bisanzwe byagenze ute se byagenze urashonje nese stoke iruzuye urashonje se kwekere ku bundi abagabo iyo umaze kurengwa muzana ibintu by'ubugoryi aho ngaho nyine basi reka nkubwire nese ubu ngubu usigaye uza nta kumvugisha ugahita wikomereza urambaza iki ariko ubundi nkomeze se iki ubu se basi haba habaye iki cyabaye se urashonje ako basi hangara uhinduke se n'abandi urambaza iki ubundi nakoze iki nagukoreye iki nta na kimwe ariko basi hangara uhinduke njyewe mpinduka njyewe ni kuriya meze nta n'ikintu mpindukaho icyambere urahaze ntushonje ahubwo wowe niko hakunda abagore iyo mumaze kuzana
amatama mumenyera umuntu ikindi se n'icyo mbaza se ibyo mbaza ngo stock irahari nta kintu bakagombye kumbaza baba nta kibazo ariko nyine wumve yuko nta mahoro amahoro se y'iki acha wa Sheri. Yes. Uragiye. Ya ndagiye. Yanajyanye gusigira amafaranga yo guhaha. Ariko je ibyo bintu mbwira stock yose nasheje ejo mundi nta n'icyumweru gishize irarangiye. Banagusigiye stock nta kindi ugomba kumbaza. Nese Sheri ko biba byashize. Byashize gute ugende ubigure wenyine. Nasize stock ngiye ni budget yanjye ibi byarangiye. Nese basi mugabo muzigaye muri yo. Ya ndagiye. Ubuzima bwanjye sabwe rubwaho. Bigende. Jesca, nuse ko mbona wambaye ko ngukwasije gute? Wambaye gute? Iyo myenda se yo none niyo ngiyo usigaye unyambarira Iracitse. akumva nasoma nuko nguko noneho usigaye unyambarira ubusa imbere gusa gute kubona nambaye none se ubundi ubu ngubu reka njye nkubaza wasoje guteka nawe ndi bubiteke nawe ugenda uteke kuko habaye iki ko nawe nyine ugomba guteka ariko noneho nuko nguko usigaye unansubiza nuko nguko noneho bigeze kuri urwo rwego rwo kugira ngo unsubize uko nguko umva rero ngiye mbanze nkubwire ikintu kimwe kandi ukiteho unakimenye ahangaha ni mu rugo rwanjye uranyumva ibintu rero nimba waraje gusenya urugo rwanjye ntabwo ibyo ngibyo ngiye birimo atansiyo urumva uru ni urugo rwanjye warujemo uko nguko uzanagenda uko nguko kandi ikindi ndakubwiye ngo ibintu byo gusigaye umbwira nabi ngibiki n'ibiki ugenzure bizinesi zawe ntabwo ushaka usigaye wirakaza iki habaye iki ye umugabo wanjye n'ibiki se ubundi musigaye muciringa bigeze ahangaha kuri rwa rwego nanjye ubwanjye ntarimo kubasha no kubitekereza umugabo wawe ariko ndubuye umva ngiye mbanze nanabikubwira nkwiyanye ku mugabo wanjye n'undi munsi ibintu wihaye byo kuzajya
unce inyuma n'umugabo wanjye ibyo ngibyo singibikeneye vuba n'undi munsi bitabaye ibyo ngizi zanakwisha njyewe Amakuru y'iminsi se Ange ndabona urugo rwarakuguye neza sha ndakomeye nyine ndashima ndabona umeze neza urabyibushye byaje guhinduka suzi uko se nyine ndi umugabo ameze neza ariko nawe sha sinzi bisigaye byarahindutse utise kandi sha byarahindutse nari nzi yuko nyine mu rugo ariho hantu hambere umuntu nyine yishimira ko shatse nimba urwanjye uko rumeze ariko n'uko iz'abandi zimeze simbizi ese byagenze bite komeruka we n'umugabo wawe ntari mubanye neza byageze bite twari tumeranye neza pe ariko sinzi nimba ariko namajije gutwita bigahinduka simbizi ariko noneho sikeza akambwira nabi namubwira nyine nta mafaranga yo guhaha ugasanga noneho ari kuvuka ngo stoke narayikoze byagenze bite nawe wese se habaye iki kubera iki ibi byose biri kuba nta mugore ari muri rugo yarangiza noneho akambwira ngo habaye iki ariko ngo ibyo kurya ngo ntabwo bihari ubwo ngubwo nyine nkabura ikintu nsubiza noneho natekereza ukuntu mbere nyine byari bimeze nkumva nyine birangoye neza ndakunda sinzi kandi ngo nda nyine ntabwo irakura cyane ariko ntabwo biba byoroshye noneho umwana wa mbere tugitangira kugira gukundana ku mwana wa mbere bitangiye kubibaza gutya sha ndakumva aricyo se nta hantu wenda ukeka ko haba hari ikibazo wenda gishobora kuba kibitera sha noneho ntabwo uzi urwego bigezeho asigaye noneho nasuzuguza n'umukozi nkabwira umukozi ese wambabariye ugakora iki ngiki ko numva noneho kandi ese mubuje bite byawe rundi urampemba akomeza no kugira ngo umukozi akubwire ubu ni Emmy nzi se ukora ibyo bintu ndakubwira ati nanjye ubwanjye byarantunguye njyewe noneho sinzi ikintu nakugezaho nakora sinzi ikintu nakora kuko nimba n'umukozi nsigaye mubwira ikintu akamenya kubona nawe sinzi ikintu nakora ni Emmy nzi cyangwa n'undi muntu uri kumbwira uvande ntabwo ndi kukubwira undi muntu n'umugabo wanjye Emmy sibyo ko numva biteye agahinda gusa nzashaka umwanya nganire nawe ndamuganirize numve wenda ikibazo ahantu kiri noneho mbone dufate umwanzuro kuko ndumva ibyo bintu bikabije muvandi wenda bazakubwira uzagende wenda umuganirize wenda bazakubwira ngo ikibazo cyose kirimo kibitera ahubwo ngera noneho sha reka mubwize ukuri aho kugira ngo bikomeze uko nguko mu rugo nari meze neza nari nzi yuko mu rugo nyine ariho abantu hari amahoro ariko sha reka ntabwo ibyo ntabwo bishoboye oya humura ntugire ikibazo sibyo urabizi ni inshuti yanjye umuvandimwe njyewe Emmy tuzaganira sibyo numva hari ikibazo kiri dufate umwanzuro nta kibazo pe ariko sinzi gusa nawe ndagerageza nyine ngenzure ndebe se ni iki kintu ahugiyeho muri iyi minsi nanjye nyine simba umwana ndaje mugenzure neza nuko nyine nanjye nsigaye mbona nananiwe iki ahubwo nzagerageza mugenzure oya humura nanjye ntabwo ndi bugutererane ndagufasha muri iki kibazo kuko kirakomeye ahubwo reka ngende umperekeze noneho ubwo tuzavugana sha nta kibazo urakoze cyane kuza kunsura wenda nanjye ariko nzaza no kubasura oya ni karibu rwose sha nta kibazo pe Yes? Makuru. Imeza. Neza. Ya, imeza. None se ikibazo n'umunsi kiri mu rugo waba ukiziho Usigaye umenya ibibazo byo mu rugo rwanjye se? ugomba kubimenya ariko uriya ni mukuru wanjye Yakubwiye ngo iki rero kagira? ahubwo mbwira ukuntu usigaye wamusuzuguje umukozi Uko yakubwiye? Si. Siko ngo njye nari naribeshye. wibeshya gute se Nimba ari famille yanjye igira ubujerwa, nimba ari umuryango wanjye igira ubujerwa ntabwo mbizi. Njye
muzaze munamukure hara ntabwo ngiye mukeneye. Ako se niki cyatumye uhinduka? Oya. Kuko ntuza Biramuhira nigende ngiye ntabwo mukeneye muzaze munamutware ntabwo nubwo nyimukeneye hariya. Muze mufatanye na family yanyu kujyana. Ntabwo nyimukeneye rwose. Biteze. Cyiza. Makuru. Wewe neza? Neza. Byashyane kujya umugore rero. Mu cyumba araryamye. Genda uringiririza hano ndikira. Oya. Ntabwo namuhamagara. Kubera iki? Mu kanya yansanze mu gikoni aranigagura ngo nuko ngo nambaye ngo gutya ngo nuko nsigaye ngo nambara neza. Kuki? Arakunigagura. Cyane. Nibyo se byari birimo? Ange! Ange! Karame. Gwinwa! Sheri bite? Biteze iki? Nguhaye gasopa mu! Fata utwawe ugenda. Gute ujya kuneza famille yawe? Baza banakiri wanjye. Usigaye undega kuri famille yawe se? Usigaye nyigisha kubaka urugo rwanjye se? None aha ndavuze ngo genda. Genda ufata utwawe hambira ugende. Genda hambira ugende. Sheri wambaye. Iki? Ndavuze ngo genda Sheri wambaye. none hambira utwawe. Sheri wambaye. Gira vuba. Sheri ni No! Base bwa nyuma mbabaye. Ugeze naho nigagura n'umukozi ngo nuko yamaneza. Jesca umuzizi iki? Sheri ni baraona kubabaje bambabaye. Ntabwo bizo. Jesca wamunigiye iki? Ndavuze ngo genda ufata utwawe. Gira vuba. Mbabariye ko bitazongera. No. Mbabarira ntabwo No. bizongera. Sheri wambabariye ko bitazongera. Nukuri mbabarira ntabwo bizongera. Nguhaye gasopa. Jesca umurebe wirebe. N'ikindi gihe. Jesca umurebe wirebe. Ongera kumva ikibazo muri urugo kijyanye na Jesca wamunize wamujije yuko yambariza iki ni nzasanga yagiyeho uzabikora ituhambira nsanga nakubona iwanjye. Sheri nta kibazo urakoze. Genda. Gira vasi. Genda. Ntabwo bizongera. Genda. Acha wewe. Urabona ko mukanze? Tia. Nabibonye. Namukanze. Nakura nagazongera kukumenyera, nagazongera no kukuvuga. Cyane rwose. Kubizi. Nandise. Urishimye? Cyane. Yego. Nibyo nkunda, nibyo mba nshaka. Ubundi wowe wishimye. Numva nizirewe. Ubuse wabyumva ukuntu numva meze. Jesca. Nta kintu ubona se? hanyuma se nakwitabye byari bingoye mu kazi ka kenshi ariko nagomba kuhagera nk'umudamu w'inshuti yanjye mbwira icyo mbere ndakumva umuteze yombi. Urakoze nari naramuhamagaye kuko uri inshuti yacu nyine cyane. Ndabizi cyane. Rero muri rugo ntabwo tumeze neza. Cyo? Ntabwo tumeze neza. Emmy nyine mushuti wawe. Ibintu sinzi neza n'indi bintu asigaye akora ubizi. Byari bisobanura ntabwo tumaze igihe kinini tubonana kuko nagize utubazo muri business hirya. Mu by'ukuri ntabwo duherukana sinzi gusa duherukana hari projet ariko mbwira keretse ari ibikumbaza. Emmy rero ikintu cya mbere naguhamagariye rero kugira ngo umufashe umugire inama nk'inshuti. Ukuntu byagenze nyine byatangiye aza akambwira nabi habaye nta kibazo dufite arareba ndatwite yakagombye kumfasha nyine akanyitaho ariko noneho ageze kuri rwa rwego asigaye yandikira umukozi
oya kandi oya vuga ibintu reka uwo nkubwire nembe nzise cyangwa n'undi nazi ubwanjye byarangoye kubyakira noneho bigezeho naho ngenda ngewe nkajya muri salo ugasanga bari kumwe oya urumva noneho ubwo ngubwo nkabona na Jesca nawe yarahindutse Jesca ni umukozi wanjye umwe kamwe cy'inzobe nkabona rero nawe yarahindutse asigaye yambara utumenya ibintu nk'ibyo noneho umugabo wanjye akambwira ati ndakwiyamye kuri Jesca ibiki n'ibiki ati se nuko yari yanambwira ati ndavuze ngo zingi ibyawe ugenda ndemera nsaba imbabazi ndavuga ati base mbabarira ntabwo bizongera niyo mpamvu rero nari ngo bamubwire ati Imana nimba utanabizi ubimenye basi ugende umusabire nyine umuganirize mubwire ati bimeze bite uretse gato Emmy nzi neza n'inshuti yanjye niwe wabagize kuri urwo rwego muvandi ni umugabo wanjye ngenda bizi ntabwo naba ndimo kukubwira ngo bimeze uko nguko uzi ko ubushize basura yabaye nk'ubikomozaho ariko ndansa n'umucyashye ngira ngo birashize ariko icyo gihe yanyerekaga ko nyine amakosa ari ayawe utakimwitaho kuva wasama n'iki naho kumbe ni umubano yari afitanye n'ako gakobwa byashoboka kuko nanjye nabonaga nta kibazo ariko none asigaye binyereka neza umukozi asigaye ansuzugura urumva nyine yasujuguye umva rero mubwire uko biri kose umudamu w'umugabo w'inshuti yanjye ntabwo wanyitabaza mu kibazo nk'icyo ngicyo ngo utererane ibyo ari byo byose nanjye nabagize uruhare mu gusenya urugo rwanjye tuza shikamaduriza imezi mabi utavaho witera ibibazo bikagira n'ingaruka ku mwana sa n'ubirenze ndabizi ntabwo byoroshye icyo ngiye gukora ndaza gushaka umwanya nicarane na Emmy kuko ndabizi ko ndi umwe mu bantu bakeya umuganirize nzakubwira uko bigenda ariko ntabwo numva ko ibyo bintu Emmy yaba ari kuri iyo level yo kuba yakora uranyemerera rero aho amasaha ageze hari akanama nari ngiye kujyamo gusa umuhaye amakuru atari meza ndaza kumuganiriza gusa ushikame twebwe turi kumwe nawe nk'inshuti ze tuniteguye no kuba oya abadepite ntabwo bemerewe kuva mu nteko ndaza kumuganiriza sawa umunsi mwiza ndayamahinduka